muvandimwe mwene data dusangiye amahoro no gucungurwa n'ubuntu dukomora mwami wacu Yesu Kristo, nongeye kukuramutsa mu izina rya Yesu. Njyewe ndi Musoni Flavie. Uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka aba ari byo biba mu isi nk'uko biba mu ijuru. Kandi mwami Uwiteka, ubushobozi bwawe n'imbaraga zawe bikomeze bigaragare muri twebwe. Ijambo ryawe wandikishije niryo ryerekana yuko wifuza kuturinda kandi wifuza kudukura mu kibi, kugira ngo ubwami bwawe bwimikwe mu mitima yacu. Ntuduhane rero mu bitwoshya, turakwinginze, ahubwo dukize umubi, kuko turabizi neza ko ubwami n'ubushobozi bwo kudukura mu ntege nke ari ubwawe, ahubwo ubwami bwawe ari bwo butwara imitima yacu. Tugiye kwiga ijambo ryawe, wowe ufite imbaraga aba ari we uduhindura abanyambaraga, wowe ufite umuti aba ari wowe uduha umuti wo gusiga ku maso, ngo tubone yuko iby'ijambo ryawe ryavuze birimo gusohora, kandi udukore ku matwi nk'uko wakoze kuri wa wundi utarumvaga, tubashe kumva icyo umwuka abwira itorero mu gihe nk'iki ngiki. Nibyo dusabye twisabira kandi dusabira n'abandi, mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo guhangana n'imiyaga n'imiraba. Guhangana n'imiyaga n'imiraba. Kubera iki tugiye kwiga aya magambo? Guhangana n'imiyaga n'imiraba byerekana iki? Buriya muri Bibiliya turaza kwibaza, ese imiyaga ishushanya iki? Imiraba ishushanya iki? Ese igihe cy'imiyaga n'imiraba cyarahise, cyangwa igihe kiri imbere nacyo ni iki gihe turimo? Imiyaga n'imiraba byatangiye kuza. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana turaza kuza kureba, ese hejuru y'imiyaga n'imiraba ninde uhari? Ninde ufite ubushobozi? Ninde ushobora kuduha kwiringira, kuramba no kurama mu gihe uyu mwanya wa none tubona ibihe bihinduka? Ese ninde watubera ubwishingikirizo? Muri iki cyigisho ndagira ngo mbibabwire neza, buriya abantu habaho imiyaga itandukanye, kandi buri muyaga bawita amazina, buri muyaga uzi ufite impamvu runaka yawuteye, bakamenya n'uburemere wari uriho. Ariko najya mbabwire ngo mu bigendanye n'iby'umwuka, imiyaga n'imiraba nabyo bigomba kuba bifite aho biturutse, bigomba kuba bifite aho ubiteye, bigomba kuba bifite abo biteye, kandi bigomba kuba biri ku gipimo runaka. Rero iyo twifashishije ijambo ry'Imana Bibiliya, nibwo tumenya neza amoko y'imiyaga n'imiraba yugarije abana b'abantu. Ndagira ngo twihute tujye mu gitabo cya Ezekiyeli. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice cya mbere, kigaragaza neza ko Ezekiyeli yari ariho mu gihe kimeze nk'iki ngiki turiho. Muri iki gihe Ezekiyeli yari ariho, bari barajyanywe mu bunyage i Babuloni. Ezekiyeli yabonaga ibintu bizamba, yabonaga ubwoko bwarateshejwe agaciro, yabonaga Imana bisa naho itakibari hafi kandi bari hafi. Ezekiyeli yibazaga impamvu ibintu byazambaga bikamuyobera. Reka mbibutse yuko Ezekiyeli igihe kimwe yagiye kubonabona ijuru rirakingutse. Arangije Ezekiyeli yerekwa Imana. Amahirwe akomeye, nubwo abandi bavuga ngo Imana yarabataye, Imana yamweretse ko iri hafi y'abayikunda kandi bayishaka. Ezekiyeli uyu nguyu yari umutambyi, yavukaga mu muryango w'Abalewi, yari umutambyi. Izina rya Ezekiyeli ni izina ryiza cyane risobanura ukomejwe n'Uwiteka, strengthened of God. Mu magambo make, abantu bari bacitse intege, uyu Ezekiyeli wari ufite izina ryiza rivuga yuko akomejwe n'Uwiteka, n'ubundi Imana yaraje iramukomeza, imwereka impamvu ibintu birimo gupfa. Ezekiyeli rero yeretswe ibintu byinshi. Yagiye kubona umurongo wa 4, maze ngiye kubona mbona umuyaga w'ishuheri uje uturutse ikasikasi, igicu cya rukokoma gishibagura umuriro, gikikijwe n'umucyo w'itangaza, kandi hagati y'uwo muriro haturukaga ibara nk'iry'umuringa ukubye. Mu magambo make nshuti zanjye, ikintu cya mbere twabonye,
ijuru ryarabanje riramukingukira. Murabyibuka nanone aya magambo yavuzwe nanone igihe Yesu yabatizwaga muri Matayo igice cya 3, aho Bibiliya ivuga ngo Yesu amaze kubatizwa umwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira. Aya magambo yongeye kuvugwa nanone igihe Stefano yari agiye guterwa amabuye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho Stefano yararamye abona Kristo yicaye iburyo bw'Imana kubw'uko ijuru kingukiye. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa none ijuru rirakingutse. Kuba ryaba rifunze kuri wowe, kuba ryaba rifunze ku bitekerezo byawe, ntabwo ari Imana yabiteye, ahubwo ugomba gucunga cyane isano ufitanye n'Imana. Abantu ntibakwiye kutubwira ko ijuru rikinze kubera twe ngo tubarebe badukingurire ijuru. Buri wese Imana yamuhaye urufunguzo ashobora gukoresha kugira ngo ijuru kuri we rifunguke. Rero uyu murongo wa 4, Ezekiyeli yagiye kubona, abona umuyaga w'ishuheri uje uturutse ikasikasi. Ikasikasi muri Bibiliya, ikasikasi ubundi niba mubibona, ikasikasi ni amajyaruguru, ikasikasi ni amajyaruguru, ikusi ni amajyepfo. Iyo bavuga ikasikasi berekanaga amajyaruguru. Ezekiyeli yagiye kubona ibyago ubwoko bw'Imana bwari burimo, ibi byago abona biturutse ikasikasi. Ikasikasi hari iki? Ikasikasi ha Isiraheli habaga ubwami bw'Abashuri, aribwo bwami bwa Babuloni. Mu magambo make rero, iyo bavugaga ngo umuyaga w'ishuheri uje uturutse ikasikasi, byasobanuraga yuko ibyago Abisiraheli bagiye kubona bizaturuka mu majyaruguru. Imana nijya yemera ko ari ibibazo abantu bagwamo itabanje kubereka aho biturutse. Igicu cya rukokoma yagiye kubona kirimo kirashibagura umuriro, gikikijwe n'umucyo w'itangaza. Igicu cya rukokoma gishibagura umuriro, iki gicu cyerekanaga ibyago, intugunda n'amakuba byari bigiye kuza gutera, ariko agiye kubona gikikijwe n'umucyo w'itangaza. Mu magambo make, Imana yari iri hafi y'aho ngaho ikontorora impinduka zose zari zirimo kuba, kandi hagati y'uwo muriro haturukaga ibara nk'iry'umuringa ukubye. Ezekiyeli rero aha hantu haratangaje cyane. Wakwibaza aha hantu Ezekiyeli yari arihe? Nimureba ku murongo wa 3 w'igice cya mbere, bavuga ko ijambo ry'Uwiteka ryeruriye ku mutambyi Ezekiyeli mwene Buzi ari mu gihugu cy'Abakarudaya ku mugezi wa Kebari, aho niho ukuboko k'Uwiteka kwamujeho. Uyu mugezi wa Kebari rero, niba mubireba neza hariya ku ikarita, murabireba neza, ubundi ikintu mukwiye kumenya, Babuloni ahantu bayubatse niho Babeli yari iri, kandi niho Edeni yahoze. Tukabibwirwa n'iki? Tubibwirwa n'imigezi yari igose Edeni. Mu migezi 4 dusoma mu Itangiriro igice cya 4, mu Itangiriro igice cya 4 tuhabwirwa imigezi 4. Nimuza kureba neza, ni Itangiriro igice cya 2. Itangiriro igice cya 2 guturuka ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 14 hatubwira imigezi 4. Umugezi umwe wari Hidekelu, uwundi mugezi wari Pishoni, undi mugezi wari Gihoni, noneho umugezi wundi wa 4 ukaba Efrate. Uyu mugezi witwa Efrate nureba neza uzasanga uyu mugezi ariwo Nebukadineza yayobeje awucisha muri Babuloni kugira ngo amazi yawo abe protection y'umujyi wa Babuloni. Rero ugahita unabibona neza yuko Babuloni uyu munsi wa none aho yari iri ni mu majyepfo ya Iraq, mu majyepfo ya Baghdad, mu birometero bitarenga 300. Ibi rero bikerekana neza ko amateka Bibiliya ibyivuga ari ukuri. Uyu mugezi witwa Kebari rero yajyagaho. Uyu mugezi wari umwe mu migezi y'i Babuloni, aho bajyaga bicara bakibuka iwabo kuko bari mu bunyage. Yari imbohe, Ezekiyeli yari imbohe. Nimusoma neza Zaburi 137 umurongo wa 1 n'uwa 2, Bibiliya ivuga ngo iki? Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni. Mu magambo make, imwe mu migezi y'i Babuloni bajyaga kuririraho hari Tigrisi, hari Efrate, hakaba n'akagezi kitwa Kebari. Aka kagezi kitwa Kebari rero niko bajyagaho mu nkengero barangiza bakarira. Mu magambo make, byanga byakunda Ezekiyeli yahawe iriyerekwa mu gihe yari arimo kurira, anihira ibibi yabonaga, anihira umurimo w'Imana, anihira ubwoko bw'Imana, anihira inzu y'Imana, anihira n'umuryango w'Imana. Aho rero niho Imana yamusanze. Nimubireba neza, ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Ezekiyeli yagiye kubona abona ibizima 4. Ibi bizima 4 byari bifite amababa 4 mu maso habyo. Retse ibi bizima 4 byari bifite mu maso 4.
ikindi kintu kidasanzwe ni uko nanone byari bifite amaboko y'umuntu munsi y'amababa yabyo. Yarabyitegereje muri Ezekiyeli, iki gice cya mbere cya Ezekiyeli, arangije abona ibi bizima byari bifite amababa. Ariko nshuti zanjye, nubwo yabonye bifite amababa, ku murongo wa 8 Bibiliya iranditse ngo kandi byari bifite amaboko y'umuntu munsi y'amababa yabyo mu mpande zabyo uko ari enye, uko ari bine niko byari bifite mu maso habyo n'amababa yabyo. Mu magambo make, ibi bizima byari bifite amababa, ariko byari bifite amaboko munsi y'amababa, hagendaga hagaragaramo amaboko y'umuntu. Ibi byerekanaga yuko Kristo, umwana w'Imana uzihindura umuntu, ari ufite kontrole y'ibintu byose. Buriya nshuti zanjye, mubona mwubaka mukabona mugira icyo mugeraho, mubona mubyara mukabona abana barakuze, mubona mwicaye mukarwana n'ubuzima mukabona birakunze. Ariko najya mbabwire inshuti zanjye, hari ikiganza kitagaragara, gifasha abantu, cyafashije abantu kubaka ingo, cyafashije abantu gushyira abana mu bashuri, cyatumye abantu barwara barakira, cyatumye abantu bubaka izina, ariko barangiza bagaca bugufi. Ndajya mbabwira inshuti zanjye, ntimukajye mwiyemera, ntimukajye mwiyiringira ngo mugire ngo ibintu byose n'ububasha bwanyu. Hari ikiganza kiri munsi, amaboko y'umuntu. Ayo maboko nuko abantu batayabona, adufasha amaboko yacu agakomera. Rero ikindi kintu gikomeye, ibi bizima bine byagendaga umujyi umwe, kutagira ikibirangaza. Mu magambo make, abantu Imana ifite bagomba kuba nta kintu kibarangaza. Nimusoma muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 13, Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 13, nanone iri jambo rivuga ngo kugenda umujyi umwe ryarongera rirakoreshwa, byerekana yuko Imana iyije kudutabara, Imana iyije kuduha ubutabazi, igenda umujyi umwe. Mu magambo make, nta gishobora kuyirangaza, nta gishobora kuyikoma mu nkokora. Muri iki gitabo kandi bakomeje kugaragaza uko ibi bizima byasaga. Mu by'ukuri murabyibuka neza, ibi bizima yeretswe nanone amabendera Abisirayeli bari bafite mu gihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa bajya i Kanani. Imana yabakozemo amatsinda 4, buri tsinda ryabaga rifite ibendera ryaryo, kandi buri bendera ryari ririho ibi bintu. Ibendera rimwe ryari ririho inka, irindi rikabaho intare, irindi rikabaho ikizu cyangwa igisiga, irindi ryari ririho ishusho isa n'iy'umuntu. Ndetse ndajya mbabwire ngo Imana yari ifite gahunda yayo. Ubu buryo bw'ibizima bine ni uburyo Imana yatanze amakuru y'uburyo iteye n'uburyo yita ku bantu bayo. Rero biriya bizima niba mubibona, ipica yabyo, hari ipica y'umuntu, hari iy'intare, hari ikizu, inyoni iguruka cyane ifite ibibaraga, hakaba n'inka cyangwa se ikimasa. Rero nshuti zanjye, nagiye mu gitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe, igitabo cya Uriah Smith, igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, paje 305, igitabo cy'itorero, banditse basobanura icyo byasobanuraga. Imvugo shusho nk'iyo ikoreshwa mu gice cya mbere cy'igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Imico yajyaga gusa naho isobanura ibimenyetso n'imbaraga. Ibimenyetso ni imbaraga, kwihangana, gutekereza neza no kwihuta cyane. Imbaraga z'urukundo, kwihangana mu gusohoza ibisabwa n'inshingano, gutekereza cyane mu gusobanukirwa n'umugambi w'Imana, no kwihuta cyane mu bijyanye no kumvira, nibyo bigomba kuranga abantu b'Imana. Niwo mugambi Imana yifuzaga ku Bisiraheli, niwo mugambi Imana yifuza kuri twe, ariko ni nayo masomo iduha. Mu magambo make, Imana ifite imbaraga, Imana irihangana, Imana iratekereza ikadutekerezaho cyane, kandi Imana yihutira kuza kudutabara. Mu magambo make rero, murabyibuka neza, Imana yagiye igaragaza yuko yatabaye Abisiraheli iza igurukisha amababa nk'ay'ikizu. Murabyibuka neza, reka mbibutse yuko ikimasa mwabonye cyakoreshwaga mu buturo bwera, kwemera kwitambaho igitambo. Nanone kandi intare yerekanaga imbaraga. Noneho nanone ikindi kintu kidasanzwe, umuntu akagaragaza gutekereza, ikizu kikagaragaza kwihuta cyane. Ibi bintu rero byagaragazaga iki? Byagaragazaga ububasha bw'Imana, ububasha bw'Imana bwo gutabara ubwoko bwayo. Ezekiyeli abyerekwa rero, Imana yamwerekaga yuko ihari, Imana yamwerekaga yuko igikunda ubwoko bwayo, ifite imbaraga zo kubutabara, ifite kubwihanganira mu ntege nke, ifite kubutekerezaho cyane ku buryo nta kindi cyayitwara ibitekerezo, kandi yiteguye kwihutira kuza kubutabara. Amen. Nshuti
zanjye nagira ngo mbabwire ngo ibizima bine nanone byongeye kugaruka mu gitabo cy'ibyahishuwe, yuko iby'Imana yakoreye Abisiraheli, iby'Imana yakoze mu gihe cya Ezekiyeli izongera ikabikora ku bwoko bwayo. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje 496 baranditse ngo nk'uko rwa rusobekerane rw'inziga rwari ruyobowe n'ukuboko kwari munsi y'amababa y'umukerubi, niko ibyo abantu banyuramo usanga bibakomereye byose biri munsi y'ububasha bw'Imana. Amen. Mu magambo make, cya kiganza twabonye cyari munsi y'amababa, hano bahise basobanura neza yuko ibyo abantu banyuramo usanga bibakomereye, ariko byose biri munsi y'ububasha bw'Imana. Hagati mu ntambara no kuvurungana kw'amahanga iyicaye hejuru y'abakerubi iracyayoboye ibibera ku isi. Amen. Mu magambo make, Ezekiyeli muri iki gitabo yeretswe ibintu bikomeye. Umurongo wa 26, kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari igisa n'intebe y'ubwami isa n'ibuye rya safiro, kandi hejuru y'iyo ntebe y'ubwami hari igisa n'umuntu. Uhereye mu rukenyerero rwacyo ukageza haruguru mbona hafite ibara nk'iry'umuringa ukubye, umuriro ukizingurije ku mubiri wacyo, kandi uhereye mu rukenyerero ugasubira hepfo nabonye hasa n'umuriro, no mu mpande zacyo harabagirana. Umurongo wa 28 niwo nashakaga kwibandaho. Uko umukororombya uba ku gicu ku munsi w'imvura uba umeze, niko kurabagirana kwari kuyigose kwasaga. Ibyo byari igishushanyo cy'ubwiza bw'Imana. Mu magambo make, hejuru ya byose hari intebe, ariko hejuru y'iyo ntebe hari usa n'ibuye rya safiro, usa n'umwana w'umuntu, niwe wari ukontoroye byose. Kristo rero ari hejuru ya byose. Ntidukwiye guterwa ubwoba n'imiraba, ntidukwiye guterwa ubwoba n'ibigeragezo, ntidukwiye guterwa ubwoba n'amakuba. Imana yatabaye mu gihe cya Ezekiyeli, yiteguye gutabara. Mwibutse neza ko turimo kwiga n'icyigisho kigaragaza imiraba n'imiyaga, kandi ko dukwiye guhangana nabyo. Ezekiyeli rero amaze kubona ibyo ngibyo, noneho ijambo ry'Imana ryerekanye ko abantu b'Imana mu bihe bitandukanye bagiye bahura n'imiraba. Muri Luka igice cya 21 umurongo wa 25, Yesu avuga ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, yaravuze ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Mu minsi y'imperuka inyanja n'umuraba bihorera. Ese Yesu yavugaga ku bigendanye n'amazi? Ese hano Yesu yavugaga tsunami? Ese nagira ngo mbabaze, hano Yesu yavugaga kuba inyanja zaze imiyaga yazijemo byarangiza bikamena amazi ku nkombe? Nshuti zanjye, mu by'ukuri ibintu Yesu yavugaga hano birimbitse ku buryo birenze kuboneka kw'inyanja bisanzwe. Umurongo wa 26, Yesu yaravuze ngo abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Biragaragara rero ubwo imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega, ibi bifitanye isano no kwizera kwacu mu minsi y'imperuka. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Mu magambo make, Yesu ntabwo azaza kuko habaye tsunami, Yesu ntabwo azaza kuko inyanja yarenze ahantu hayo ngo ahita aza gutabara abantu. Oya, ahubwo imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Uburyo abantu bari biyubatse ku by'Imana, uburyo abantu batekerezaga uburinzi bw'Imana, bitewe n'uko imiraba n'inyanja bizahorera, bitewe n'uko ibibazo n'abantu bizagongana, abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba. Ngizi imva n'imvano y'indwara zo guturika imitsi y'ubwonko, ngiyi imva n'imvano y'indwara za stress n'ibindi. Abantu kubera ko barimo kugongana n'ibibazo n'imiraba y'ibigeragezo batigeze bagongana nabyo, abantu barihebye, benshi barimo bariyahura. Mperutse kureba inyinshi mu ndirimbo zirimo gusohoka hano mu mujyi wacu wa Kigali, nizibwira abantu yuko bakwiyahura ubuzima bwa nizibwira abantu yuko ibintu byanze. Ariko najya mbabwira inshuti zanjye, byanga byakunda abantu bakwiye kumenya ko Kristo afite ububasha bwo guturisha inkubi y'umuyaga agatuma inyanja ituza. Muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 23, Bibiliya itubwira igitekerezo cy'uburyo Yesu yinjiye mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ari mu bwato.
Yesu yinjiye mu bwato nubwo hari amato menshi, ariko yinjiye mu bwato bumwe. N'uyu munsi wa none muri ino minsi y'imperuka, Kristo afite itorero rye rimwe akoreramo, nubwo hari amatorero yandi menshi. Ariko umuyaga uba mwinshi mu nyanja. Umuyaga wabaye mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Mu magambo make, ubwato Kristo arimo nibwo Satani yibasira. Baraza baramukangura bati, databuja dukize turapfuye. Arabasubiza ati, ni iki kibateye ubwoba? Mwabafite kwizera guke mwe. Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Yesu ntiyashakaga kwerekana ko afite ububasha gusa ku nyanja, kuri ibi ngibi by'inyanja zisanzwe, ahubwo Yesu yashakaga kwerekana yuko byanga byakunda afite n'ububasha ku bigendanye n'imitekerereze y'abantu. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje 225, ubwo ni icyigisho cya 35 cyitwa Ceceka utuze, barabyeruye berekana ko Yesu ntago yashakaga kwerekana ko afite ububasha ku miraba y'amazi asanzwe, ahubwo muri icyo gitabo berekanye ko Yesu yashakaga kwerekana yuko ikiganza cye gifite ubushobozi ku byo tunyuramo, ku miraba y'ubu buzima, ku bigeragezo. Baranditse ngo umuraba ukaze wari utewe n'imiyaga yahoreraga wiroshye mu bwato, abigishwa bari barimo bwenda kurengerwa n'amazi. Abo barobyi b'abanyamwete bari baramaze igihe kinini cy'ubuzima bwabo baba ku kiyaga, kandi bari baratwaye ubwato bwabo mu miraba itari mike, ariko ubwo ubuhanga bwabo bwari bwababanye imfabusa. Ntacyo bari bashoboye kwimarira muri uwo mugaru w'inkazi. Nuko babonye amazi atangiye kuzura mu bwato bariheba, nk'uko natwe tujya twiheba mu buzima bwacu iyo ibibazo byaturenze. Guhugira mu gukora iyo bwabaga ngo birwaneho byari byatumye bibagirwa ko Yesu ari muri ubwo bwato. Nshuti zanjye, mu bibazo tugomba kwirwanaho, kuko ibibazo byawe nta wundi muntu byitayeho, ariko mu ijuru hari Yesu. Uzirinde kurwana n'ibibazo byawe ku buryo byakwibagiza yuko mu ijuru hari Imana itabara. Noneho babonye ko barimo kuvunikira ubusa kandi ko urupfu ari rwo rwonyine rubategereje, nibwo bibutse uwari yabategetse kwambukiranya ikiyaga. Yesu niwe wari ibyiringiro byabo rukumbi. Mu kwinanirwa ndetse no kwiheba kwabo baramutakiye bati, databuja databuja. Ariko umwijima wari ubuditse cyane uramubakingiriza. Najya mbabwira inshuti zanjye, murabizi iyo haje umwijima mwinshi, imvura igiye kugwa, ukabona haragize abana bato batangira kurira. Muzabireba, imvura igiye kugwa akabanza kuza wa mwijima uyibanziriza, noneho ukabona ahantu hose harijimye, umuyaga ugahuha, harangiza hagatangira gukubita imirabyo, hagakubita inkuba, abana bararira, abantu benshi bakagira ubwoba cyane kuko biba biteye ubwoba. Rero najya mbabwire ngo umwijima warabuditse uramubakingiriza, ntibabasha kumubona mu gihe birwanagaho. Muri ino minsi uko ibibazo bigenda bitubana byinshi, uko ibigeragezo bigenda bitubana byinshi, ukagira ibigeragezo mu nzu y'Imana, ukagira ibigeragezo mu rugo rwawe, ukagira ibigeragezo ku kazi, ukagira ibigeragezo muri famiye yawe, mubo muvindimwe, warangiza ukagenda ukagira ibigeragezo mu baturanyi, warangiza nawe ubwawe ukagira ibigeragezo muri wowe bitewe n'aho isi tugeze. Ibi bintu bicanga umuntu, umwijima ukaza ukamubudikira, akarwana n'ubuzima bwe, akibagirwa no kubura amaso ngo amenye ko mu ijuru hari Imana. Najya mbwira inshuti yanjye, tuvunika cyane kandi Imana yiteguye kudufasha. Rero amajwi yabo bagerageje gutaka, ariko muri kiriya gitabo baranditse ngo amajwi yabo yamizwe n'umuraba wahoreraga cyane, maze babura igisubizo. Inshuti zanjye, amajwi yacu amirwa n'imiraba, kuko imiraba irasakuza. Niyo mpamvu gusakuza mu miraba nta kintu bivuze. Igifite icyo kimaze ni ukubwira Yesu akakurwanaho. Nshuti yanjye, ibi bintu birakomeye cyane. Gushidikanya ndetse n'ubwoba byarabatashye. Mbese Yesu yari yabatereranye? Mbese wari waranesheje indwara n'abadayimoni ndetse n'urupfu yari yananiwe gutabara abigishwa be muri uwo mwanya? Mbese yari yabirengagije mu kaga bari barimo? Ariko najya mbabwire ngo nakunze cyane amagambo ari muri Yesaya 30:15. Yesu yashakaga kubigisha gutuza mu bibazo, yashakaga kubagira inama, kubigisha gutuza mu bigeragezo. Yesaya 30:15, Yesaya yaranditse ngo Uwiteka Uwera wa Isirayeli yaravuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa. Ngiri ihame tugomba kugenderaho muri no minsi y'imperuka. Icyambere ni ukugaruka ku Mana, ihame rya kabiri ni ugutuza.
ihame rya gatatu, Imana izadukiza byanga byakunda. Ariko najya mbabwira inshuti zanjye, kuba utabyara ukazenguruka mu bantu, kuba ufite ikibazo cy'ubukene ukiruka mu bantu, kuba ufite ibigeragezo mu rugo ugafata kuri antene ya radiyo ugahamagara, kuba ufite ibibazo ukirirwa witangiriye itama uzerera mu bantu, nta kintu bizatanga. Imiraba n'ibigeragezo n'amakuba biri imbere yacu, ariko hari ikintu Imana irimo kudutoza. Nitugaruka tukayigarukira tugatuza, tuzakizwa. Imana irangije ivugira muri Yesaya ngo mwituze no mu byiringiro nimo muzahererwa imbaraga. Ariko iryo jambo risoza rivuga ngo ariko mwaranze. Nshuti zanjye, Imana ifite ububasha. Reka twinjire muri cya gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, gisobanura Daniyeli n'ibyahishuwe cya Uriya Simivu kuri paje 78. Barabyeruye barabisobanura. Basobanura yuko imiyaga, mu mvugo y'amarenga, imiyaga isobanura impagarara, imvururu mu bya politike n'intugunda n'intambara bije biturutse ahantu tutazi. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo byanga byakunda, impagarara zigiye kuboneka mu isi, imvururu mu by'ubuzima zigiye kuboneka, imvururu mu bya politike, intambara, amacakubiri n'ibindi. Ibi bintu byose nibyo bishushanya imiyaga. Rero nshuti zanjye, abantu b'Imana bagomba kuba bafite imbaraga zo guhangana n'imiyaga, bagahangana n'imiraba, bagahangana n'inyanja zirimo kwihindaguriza muri ibi bihe by'ubuhanuzi. Ese nagira ngo nkubaze, mu buzima bwawe imiyaga igihuha, imiyaga iyihushye, jya umenya ko hari imvura igiye kugwa byanga byakunda. Kandi jya umenya yuko imvura igwa abantu batiteguye, batategujwe n'umuyaga, imvura irabanyagira. Burya umuyaga uza mbere y'imvura kugira ngo ukure ibintu byose mu nzira, imvura ize kugwa ntigire ibintu inyagira cyangwa ngo yangize. Abantu uyu munsi wa none imiyaga irimo guhuha bagomba kwitonda, kuko hagiye kugwa imvura idasanzwe. Nshuti zanjye, ntabwo hazagwa imvura nk'iyo mu gihe cya Nowa. Mu buryo bw'ubuhanuzi hagiye kuza ibihe by'ibigeragezo bikomeye bidasanzwe. Rero barasobanuye nanone, berekana yuko imiraba igaragaza ibintu bikomotse muri cya kibazo, bigaragara ari byo ubukene, indwara, kubura amahoro. Ibyo ni imiraba. Ariko ubundi umuyaga niwuza ugahuha mu nyanja. Inyanja mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 17:5, nimureba ibyahishuwe igice cya 17:5, bagaragaza yuko inyanja n'amazi menshi ari abantu benshi. Inyanja n'amazi menshi iyo bikoreshejwe nk'imvugo shusho ya Bibiliya byerekana amoko y'abantu n'amahanga n'indimi. Mu magambo make rero tubyumve, umuyaga ni amakuba n'ibigeragezo n'imvururu biturutse kuri Satani, cyangwa biturutse ku bami b'isi bakorewemo na Satani, cyangwa biturutse mu nyigisho z'ibinyoma. Ibyo bintu bigomba kuza, byarangiza bigahuha. Nibimara guhuha bizahuha inyanja, bizakubita mu bantu. Nibimara gukubita abantu, noneho rero imiraba izaboneka. Hazatangira kuboneka ubukene, hatangire kuboneka indwara, haboneke kubura amahoro, haboneka ibintu byinshi. Rero Imana ntago yaturetse tutazi aho ibintu biva naho byerekera. Muri Bibiliya yawe uze kureba neza isomo ryo mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 22:5. Dawidi yaririmbye indirimbo, baranditse ngo indirimbo ya Dawidi. Baranditse ngo Dawidi yaravuze ngo indirimbo y'urupfu yarangose, imiraba y'urupfu yarangose. Kubera iki Dawidi iyi ndirimbo yaririmbyemo aya magambo? Imiraba y'urupfu yarangose, imyuzure y'ubugoryi yanteye ubwoba. Mu magambo make, byanga byakunda abantu b'ibigoryi batabona umwanya w'ijambo ry'Imana, abantu batazaho ibihe birimo kwerekera, Bibiliya ibashinja ko bafite icyaha cy'ubugoryi. Imyuzure y'ubugoryi rero igiye gutera abantu ubwoba, igiye kubuzurana. Imiraba y'urupfu igiye kugota abantu, kurimbuka kuri imbere y'abantu, kandi abantu benshi batabonye umwanya wo kubana n'Imana, ubugoryi bugiye kubazenguruka. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, Dawidi imyuzure y'ubugoryi yavugaga ni iyihe? Kurunguruka umugore w'abandi, kumusambanya, kwicisha umugabo we, kubara Abisiraheli, kutagumya gushaka mu maso y'Imana, akahararuka agatwarwa n'abagore. Ibi bintu byose Dawidi yarabirebye, abyita imyuzure y'ubugoryi. Nshuti yanjye, ushobora kuba nawe hari icyaguciye mu nzu y'Imana, ushobora kuba hari icyatumye utakibona umwanya wo gusenga, hari icyatumye umutima wawe utagikunda ibintu by'Imana ngo wumve unabishaka. Imyuzure y'ubugoryi yaragutembanye, ariko witonde, imiraba y'urupfu nayo iri imbere. Iki ni igihe kidasanzwe abantu bagomba kubana n'Imana.
mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice cya 27 umurongo wa mbere kugeza ku wa 40 hatubwira igitekerezo cy'urugendo Pawulo yakoze. Uru rugendo Pawulo yakoze yahuye n'amoko y'imiyaga atandukanye. Ndagira mbwire inshuti zanjye, urugendo turimo gukora tugiye guhura n'amoko y'imiyaga atandukanye, kandi abana b'Imana tugomba gukora urugendo rw'Imana rukomeye. Aha uru rugendo Pawulo yajyaga i Roma, yari agiye gucibwa urubanza, yari agiye kurenganywa na Roma, kandi uru rugendo rushoboka kuba rwari urugendo rwe rwa nyuma nta n'urundi yakoze. Rero uru rugendo nimureba hariya ku ikarita naberetse, murasanga uru rugendo yarukoze. Yagombaga kuva i Kayisariya akagenda akajya i Sidoni, bagombaga kugenda urugendo, ubundi yari agiye i Roma. Ariko nshuti zanjye ngiye mbabwire ngo uru rugendo Pawulo yari ari mu bwato, bahuye n'imiyaga y'amoko menshi, kandi uru rugendo rufitanye isano n'urugendo turimo gukora uyu munsi wa none. Reka mbibutse yuko nshuti zanjye, byanga byakunda tugiye guhamya ubutumwa bw'Imana busoza, kandi byanga byakunda uru rugendo turarwigiramo amoko y'imiyaga ahuye n'amoko y'imiyaga y'ibigeragezo n'amakuba no kugeragezwa tugiye gucamo. Twihuta rero muri iki gitekerezo, murabona neza yuko Pawulo urebye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa avugamo amagambo akomeye cyane. Igice cya 27 bajyana Pawulo mu nkuge kugira ngo bajye mu Italiya, mu Butaliyani, i Roma. Noneho ikintu kigaragara ngiki, bamaze gutegeka ngo dutsuke tujye mu Italiya, Pawulo n'izindi mbohe babaha Yuliyo umutwaro utwara umutwe wo mu ngabo zitwa iza Augusto, twikira mu nkuge yavuye muri Adalmatiya yendaga gutsuka ngo ijye mu bihugu byo muri Asiya. Turatsuka twari kumwe na Aristariko umunyamakedoniya w'i Tesalonike. Bukeye bwaho dufata i Sidoni. Yuliyo agirira aba Pawulo neza, amukundira kugendera inshuti ze kugira ngo zimugaburire. Dutsukiraho duhita munsi y'ikirwa cy'Ikupuro, dushaka kukikingaho umuyaga, kuko wari uduturutse imbere. Umuyaga wa mbere bakubitanye n'umuyaga, barangije bahita munsi y'ikirwa cy'Ikupuro kugira ngo bikinge umuyaga. Mu magambo make, iki kirwa bakigiyeho, barangije bavuga bati uko biri kose tugiye. Mu magambo make, bari bafite ubwato bari barimo. Ubu bwato bwitwaga, nimureba neza murasanga babwitaga inkuge. Ariko nshuti zanjye, iyi nkuge bari barimo cyangwa se ubu bwato bwari ubwato bunini buba burimo amabendera hejuru, burimo ibitambaro byo guhangana n'imiyaga. Noneho rero barangije bakikira ikirwa kugira ngo bikinge umuyaga. Noneho ikintu gitangaje, twambutse inyanja ihereranye n'Ikirikiya, Pamfiliya, dufata Imura, umudugudu wa Lukiya. Umutwaro utwara umutwe asangayo inkuge yavuye muri Alexandria ijya muri Italiya, adushyiramo. Bavuye mu bwato bari barimo bashyirwa mu bundi bwato bunini. Noneho rero ikintu gitangaje, tumara iminsi myinshi tugenda buhoro, tugera bugufi bw'ikinido bituruhije cyane, maze umuyaga utubujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Ikirete imbere y'i Salumoni kukikingaho umuyaga. Mu magambo make, babonye umuyaga uje, umuyaga ubarembeje, bajya kwikinga ku kindi kirwa. Iki kirwa rero baca munsi, bamaze iminsi bagenda buhoro, umuyaga wababujije guhita baca munsi y'Ikirete, barangije bikingaho. Muri ino minsi ushobora kuba mu bibazo ufite, hari ahantu wari wikinze. Ariko nshuti zanjye, isi naho twari twikinze mu buzima busanzwe izagenda ihadukura. Uganira n'umuntu ukamaze uti se usigaye urihe muri ino minsi, akakubwira ati muri ino minsi nari nikinze aha n'aha, aka kazi niko nabeshyagamo byibuze kugira ngo iminsi yicume. Ariko nshuti zanjye, nk'uko mubibona, imiyaga irimo irahuha, imiraba irimo irakubita, kugeza ubwo naho twikinze byanga byakunda byanga. Pawulo yatangarije abari bari mu bwato ko urugendo ruhindutse, urugendo rugiye kubamo ibyago. Ariko umuyobozi mukuru w'abasirikare na nyir'ubwato n'umwerekeza ntibamwumvira. Pawulo yababwije ukuri kuko yayoborwaga n'umwuka w'Imana, ariko umukuru w'abasirikare ndetse na nyir'ubwato n'umwerekeza w'ubwato ntibamwumviye. N'uyu munsi wa none ubutumwa bwiza bwakiza abantu burahari, kandi ababuvuga barahari, ariko abayobozi b'amadini, abayobozi ba leta z'isi ntibiteguye kubwumva, ahubwo barimo barashakira isi icyerekezo cyitwa ko kirambye. Nyamara icyerekezo kirambye ni ukugira abantu bakiriye Imana, ni ukugira abantu bamenye icyaha bakamenya no gutandukana nacyo. Rero umuyaga w'ikusi wahise uhuha. Noneho haje umuyaga uturutse ikusi, urahuha, uhuha gatoya, urabashuka, barahaguruka. Noneho barangije baragenda.
haje umuyaga urabashuka. Inshuti zanjye nagira mbabwire ngo mu bibazo, mu bigeragezo, mu bintu murimo kubona hari n'ibishobora gushuka abantu. Reka mbahe urugero. Uyu munsi wa none iki kintu cyitwa korona mureba ni ikintu cyacanze abantu, cyatumye abantu babitekerezaho byinshi. Ibivugirwa ku maradiyo, ibigaragara ku mateleviziyo, ibyandikwa mu binyamakuru, n'ibintu biri mu bitekerezo by'abantu, ibintu biri mu mitwe y'abanyamadini, ibintu biri mu mitwe y'abantu b'abanyapolitike b'isi. Muzabirebe mu bihugu bitandukanye byo ku isi, muzasanga iyi ndwara ntabwo bayivugaho kimwe, ariko mu by'ukuri ni umuyaga wahushye ibintu birahinduka. Ariko ni umuyaga wahushye kugira ngo ushuke abantu, utuma abantu biringira yuko hari ibintu runaka nibarangiza bashaka gusa n'abawuhunga bagwe mu wundi muyaga ukomeye cyane. Reka mbabwire ngo imiyaga izakomeza guhuha, ibintu byose bituma sosiyete ubuzima buhinduka, imibereho yabo igahinduka, ubuzima bwa muntu bugahinduka. Icyo kintu kigatuma abantu bashobora kwinjira mu bihe batari biteguye bibi. Byose tubyita imiyaga mu buhanuzi. Ariko nagira mbabwire ngo ikintu gitangaje hano ni amagambo akomeye. Ni ukuvuga ngo hano baranditse ngo tumara iminsi myinshi tugenda buhoro tugera bugufi bw'ikinido buturuje cyane, maze umuyaga utubuje guhita munsi y'ikirwa cyitwa Kirete imbere ya Salomoni, tukikingaho umuyaga, tugikikira bituruhije cyane, tugera ahantu hitwa imyaro myiza bugufi bw'umudugudu witwa Lasaya. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba ko ari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize, nuko Pawulo abagira inama ati, yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge gusa n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Yagaragaje ko hagiye kuba igihombo, yaba ubuzima, yaba ubutunzi, yaba iki byose bikagira ikibazo. Ariko umutware utwara umutwe yumvira umutwe umwerekeza na nyiri inkuge kurusha ibyo Pawulo yavuze. Kandi ku mwaro utari mwiza gutsikamo kuhamara amezi y'imbeho, abenshi babagira inama yo gutsuka bakavayo, ngo ahari bashobora kugera i Foyinike. Noneho nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bakikira bugufi bw'ikirete, maze umwanya muto ushize baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa Urakuro, uturuka kuri icyo kirwa. Mu magambo make, haje umuyaga wo kubashuka uturutse ikusi, urabashuka, bava aho bari baragenda bajya mu mazi mo hagati. Bageze mu mazi hagati bakubitwa noneho n'umuyaga witwa Urakuro. Uyu muyaga witwa Urakuro warabakubise cyane, urangije ubwato bararuburekura bwijyana aho bushaka. Mu buzima bwawe waba warageze ahantu ugahura n'ibibazo n'ibigeragezo n'amakuba, imiraba n'imyuzure bikuzura, bigakubita ubuzima bwawe, ukabona ibintu biranze, warangiza ugahita uvuga uti gusenga ndabiretse, ubuzima ndabiretse, Imana nishaka kunyiza izanyize, nta kindi kintu nakora. Nabo barekuye ubwato bwitwara uko bushatse. Muri no minsi abayobozi b'amadini, abayobozi b'amatorero bagiye guhura n'ibigeragezo kugeza ubwo bazagera aho barekura amatorero, kontroli bananire. Nshuti zanjye, iki kintu kiratangaje. Umuyaga ubarushije imbaraga rero, batangiye kuroha imitwaro ngo ubwato bworoherwe. Nkuko mu gihe cya Yona bafashe ibintu bari bafite bakabijugunya mu bwato ngo bworoherwe, muri ubu bwato nabwo batangiye gufata ibintu bimwe barabijugunya ngo ubwato bworoherwe. Najya mbabwira inshuti zanjye, abanyamadini kugira ngo ibibazo bafite babigabanye, biteguye kujugunya n'amahame y'ibyo bizeraga. Ariko nanone no mu buzima busanzwe abantu bitegure yuko hari ibintu bagomba guhomba kugira ngo ubwato bukomeze. Mu magambo make, bagomba kugira imitungo, hari akazi, hari imitungo, hari iki. Tugiye gutangira guhura n'ibihe tutigeze duhura nabyo. Nshuti zanjye, hashize iminsi wa muyaga ubamereye nabi, hashize iminsi izuba n'inyenyeri bitagaragara, batewe n'undi muyaga ukomeye cyane. Kubera ko izuba n'inyenyeri bitarimo kugaragara, muri Bibiliya inyenyeri zigaragaza iki? Zigaragaza abantu b'Imana. Nanone izuba rigaragaza iki? Rigaragaza Kristo. Mu magambo make, mu gihe umuntu atakibona Kristo ngo anabone n'abantu bamukomezaga mu by'Imana, akabaho ku giti cye, muri icyo gihe noneho bakubitanye n'ikindi kibazo gikomeye. Bakubitanye n'undi wa muyaga witwa Urakuro waraje, bahangana nawo utuma barekura ubwato. Nyuma yaho haje umuyaga witwa Ruhuhuma. Nimureba muri Bibiliya zanyu,
dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane, nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja, kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka. Ndi ku murongo wa 20 w'igice cya 27. Hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka, duterwa na ruhuhuma y'umuyaga mwinshi. Ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Ruhuma noneho y'umuyaga yo yari iki? Ni umuyaga wo kwiheba. Icyambere, umuyaga wa urakuro ni umuyaga kugutesha kontrole. Ibintu byose wari wubatse ukabirekura. Noneho ruhuma yo noneho ikikora ni umuyaga wo kukwihebesha. Kubana yuko bihe by'akaga biri imbere bigoranye kandi ntawe uzarokoka. Ese wari wagera mu byago, wari wagera mu makuba, imiraba n'imyuzure ndetse imiraba n'imiyaga byari byahuha, warangiza ugahita uvuga uti kurokoka ubu ntago bizakunda, ugatangira gusenga Imana ngo wipfire. Ibyo bintu waba warabigezeho, wabigezeho rwose. Nagira ngo nkubwire ngo vuba bidatinze Satani agiye kutwihebesha cyane, kuko abantu benshi bagiye kurekura amahame y'ibyo bizeraga, abantu benshi bagiye kureka gusenga, abantu benshi bagiye kureka ibyatumaga babana n'Imana, nibarangiza bahangane n'ubuzima. Ubuzima nibahangana nabwo rero Satani azabihebesha. Satani azabereka ibihe biri imbere abihebeshe. Ngibi bihe bikomeye by'ubuhanuzi tugiye kwinjiramo. Rero ya ruhuma imaze gukubita, arababwira ati Pawulo, kandi bamaze iminsi myinshi batarya. Pawulo ahagarara muri bo hagati, arababwira ati yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira, ntimuve ikirete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, kandi nduwayo ndayikorera. Akambwira ati Pawulo, witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Ariko dukwiye gusukwa ku kirwa. Ijoro rya 18 risohoye, duteraganwa hirya no hino mu nyanja ya Adiriya. Mu gicuku abasare bakeka yuko hari igihugu begereye. Bagerageza uburebure bw'amazi y'umuhengeri, babona nka metero 40. Bicumye hato bongera kugera, babona nka metero 30. Kandi kuko batinya gusekura ku ntaza, bajugunya mu mazi nyuma y'inkuge ibyuma 30. Abasare bashatse guhunga mu nkuge, bamanurira indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsika. Pawulo abwira umutware utwara umutwe w'abasirikare ati aba nibataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Mu magambo make, Pawulo yagiye kubona abantu batangiye gucika gake gake, bava mu bwato bunini bakora utundi twato bagenda. Vuba bidatinze abantu bagiye kubona yuko itorero ririmo ibibazo, itorero ririmo akaga, itorero ririmo amakuba, ririmo ibintu byinshi. Nibarangiza bamwe bazatangira bakora utwato twabo, bashinge utudini twabo, abandi bazatangira bagira inyigisho zisa naho zishaka gukura abantu mu bwato bunini ngo bajye mu twato dutoya. Ariko ikintu kidasanzwe Pawulo yarababwiye ngo nimutaguma mu bwato nta bizakunda, ntago biri bushoboke. Ikintu cyabaye rero nta kindi, maze abasirikare baca imigozi y'indere barayireka iragenda. Bwenda gucya Pawulo arabinginga bose ngo barye. Ati none uyu munsi ni uwa 14, mutegereza mutarya, mudakoze intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ibyo ari byo biri bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Kurya nicyo cyari gifite akamaro. Uyu munsi wa none hari ibibazo, hari ibigeragezo, hari amakuba, ubushomeri, ubukene, guteshwa agaciro, kuvugwa ibitari byo, guhura n'ibigeragezo, uburwayi. Hari ibintu byinshi birimo kuba mu bantu bigatuma baparika kurya ijambo ry'Imana. Ariko Pawulo yaravuze ngo kurya nibyo bizabafasha kugera aho tujya. Reka mbabwire yuko nubwo imiraba n'ibigeragezo birimo kuza, ariko kurya ijambo ry'Imana, gusenga, kwiga ijambo ry'Imana uciye bugufi, bishobora gutuma ugira icyizere yuko
tuzarokoka. Rero Pawulo arangije amaze kubibabwira, barangije babona ihumure, bose bararya. Bamaze guhaga baroha amasaka mu nyanja kugira ngo borohereze inkuge. Bakomeje gufata ibintu biri mu bwato babijugunya. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire twihuta ikintu gikomeye ngiki. Ndagira mbabwire ngo n'uyu munsi wa none itorero ririmo rirahangana, abantu b'Imana barimo barahangana n'imiyaga n'imiraba bikomeye cyane. Abefeso igice cya 4 umurongo wa mbere. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 14, reka bariho dusoma. Abefeso 4 umurongo wa 14 haranditse ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Iri somo riratwereka yuko hagiye kubaho ubuyobe bukomeye, ariko abantu b'Imana bagomba kuba ari abantu batari abana, kugira ngo tudakomeza kuba abana. Ntabwo dukomeza kuba abana, dukwiye kumenya ibyo twizera, dukwiye kumenya ibyo Bibiliya ivuga, dukwiye kumenya icyo Kristo yadukoreye, tugomba kumenya uko umunyabyaha ababarirwa, tugomba kumenya uko umunyabyaha ahindurwa umwere imbere y'Imana, dukwiye kumenya ubuhanuzi, tukamenya ibintu biri imbere, tukamenya uruhare Babuloni igiye kugira, tukamenya uruhare Maraya wo mu byashu 17 agiye kugira, tukamenya uburyo yatwaye abami bo mu isi bari mu kigare batangaza ibintu batazi aho biva n'aho bijya. Rero nshuti zanjye, dukwiye kudakomeza kuba abana tudateraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize. Uko umuntu azanye inyigisho yacuritse Bibiliya tugendana nawe, uko umuntu azanye imyigisho acurika Bibiliya tugendana nawe. Imana ikeneye abantu bakuze badatwarwa n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Mu gitabo cya 2 mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 17, Petero nawe yavuze ikindi kintu gikomeye. Yaravuze ngo abo ngabo, avuga ku byerekeranye n'abigisha b'ibinyoma, yaravuze ngo abo ngabo ni amasoko akamye kandi ni ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, barindiriwe umwijima w'icuraburindi. Abavuga butumwa benshi, abantu benshi bavuga ko bigisha iby'Imana, abayobozi benshi b'amadini usanga benshi bameze nk'ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga. Aho iby'isi byerekeye niho bajya, niho bakatishiriza Bibiliya. Aho iterambere ryerekeye niho bajyana abantu, niho bakatisha Bibiliya. Ariko nshuti zanjye, Petero yavuze ngo iki? Yaravuze ngo kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka bari mu ihunga ryo guhunga bagenda bayobye, babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke, babasezeranya umudendezo nyamara ubwo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Abantu benshi ni imbata z'ibibi, ariko barimo barashaka gukomeza kuyobora abantu. Nshuti zanjye, imiyaga y'imyigishirize n'abavuga butumwa bayobye nabo bameze nk'ibihu, dukwiye kubirokoka. Nshuti yanjye, ijambo ry'Imana riratwereka noneho iyindi miraba dukwiye kwirinda. Muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5, Yakobo yaranditse ngo ariko niba hariho umuntu muri mwebwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Mu magambo make, abantu bashidikanya baba mu nzu y'Imana, baba mu itorero ry'Imana, bashidikanya amahame yaryo, bashidikanya ibyo Bibiliya ivuga, bashidikanya ibyo abahanuzi bavuze bitewe n'ibinyoma biriho. Aba bantu bashidikanya bameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Rero imiraba yo gushidikanya ikwiye gukurwaho mu izina rya Yesu. Dukwiye kwakira icyo Imana yanditse, tukabaho twizera, twiringira Imana tudashidikanya. Umeze atyo, umurongo wa 7 w'igice cya 1 cya Yakobo, umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Turahamagarirwa kutagira imitima ibiri, tukagira umutima umwe ushikamye mu by'Imana, ushikamye mu masezerano yayo. Kandi nanone ikindi kintu kijya kintangaza ni amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi imperuka. Ibyaduka byo mu minsi imperuka paje ya 13. Muri iki gitabo ku kagingo ka 37 baranditse ngo amahanga ari kuvurungana, ibihe byo guhangayika bitugezeho. Ibihe byo guhangayika bitugezeho. Hejuru yo guhangayika kw'iby'ubu buzima hagiye kugerekaho no guhangayikira iby'Imana.
ibihe byo guhangayika bitugezeho. Imitima y'abantu icogojwe n'ubwoba bw'ibyaduka muri iyi si, ariko abizera Imana bazumvira ijwi ryayo mu nkubi y'umuyaga rigira riti ni njye mwitinya. Abantu b'Imana mu gihe abandi bazaba basakuza ngo ibibazo byabarenze n'iki, hari ibigeragezo, hari amakuba, hari ibigeragezo, hari akaga, hari ibintu bigiye kuba ku isi, ariko ku muntu usenga, mu gihe abandi bazaza bumva bibaca intege, abantu b'Imana bazumva ijwi rivuga ngo ni njye mwitinya, ni njye turi kumwe mwitinya. Nshuti zanjye, barakomeje barandika ngo amateka y'iyi si yacu adasanzwe kandi yuzuyemo ibyaduka yanditswe mu bitabo byo mu ijuru. Ayo mateka yanavuzwe neza ko yagombaga kubanzirizaho gato umunsi ukomeye w'urubanza rw'Imana. Iby'iyi si byose nta mutekano bifite. Mu magambo make, imiraba, imiyaga, imyuzure, ibiki byose mu buryo bwa mwuka birimo biraza bikikubita ku nzu, ariko iyo nzu ntabwo igomba kugwa. Muri Matayo igice cya 7 Yesu yavuze umugani w'inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Nyamara nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, izi nzu zirajya gusa, ariko zitandukaniye ku kintu kimwe cyonyine, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye, Matayo 7:24, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Mu magambo make, ibintu byagerageje inzu ko yubatse neza ni imvura, ni imivu, ni umuyaga. Mu magambo make, imiraba, imivu n'imiyaga byanga byakunda ni bimwe mu bintu Imana igomba gusuzumisha abantu bariho mu minsi y'imperuka ngo irebe ko bubatse ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Nshuti zanjye, niba mubibona neza, ibintu bitandukanye izi nzu, aba bantu bose baguze ibikoresho kimwe. Aba bantu bose baguze ibibanza. Aba bantu bose bari bafite umushinga wo kubaka inzu ibubahishije, kandi byabatwaye umwanya. Ariko inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi ntabwo byubatswe umwanya ungana. Ku musenyi bahise batereka, baravuga bati ubutaka bwose ni ubutaka. N'uyu munsi wa none abantu muraganira akakubwira ati gusenga kose ni ugusenga, aho wasengera ari hose Imana irakumva. Nshuti zanjye, ukwiye kwirinda kwisondeka mu gihe cyose ushaka kubaka ubuzima bwawe bw'agakiza kazaramba. Rero umuntu wubatse inzu ku musenyi yaruzuye ndetse atangira kuyishimira, yayibayemo igihe abona ari na nziza, ariko ibihe bibi bije, ikirere gihindutse, imihindagurikire y'ibihe, haje imvura, haje imivu, haje umuyaga, byarakubise inzu ihita icaho. Ariko wa wundi wari waratinze yubaka ku rutare yari yicaye rwose aratuza kuko ntacyo yari kuba. Zaburi 93:4 Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Najya mbwire ngo hejuru y'ibibazo, hejuru y'ibigeragezo, hejuru y'amakuba yawe ufite, hejuru y'akaga, hejuru y'ibikugose ubona bigiye kuguhitana, hejuru yabyo hari Uwiteka. Amajwi y'amazi menshi, abantu baguhagurukiye, amajwi aguca intege, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ibyo wahamije nibyo kwiringirwa cyane. Uwiteka kwera gukwiye inzu yawe iteka ryose. Nihuta nagira mbabwire amagambo akomeye nasomye mu gitabo cy'intambara ikomeye, page 248. Page 248 ni ikigisho cya 18. Baranditse ngo igihe twegereza iherezo ry'amateka y'isi, igihe twegereza iherezo ry'amateka y'isi, ubuhanuzi bwanditswe na Daniyeli budusaba kuba maso. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Ubu buhanuzi bwa Daniyeli budusaba kuba maso mu buryo budasanzwe kuko buhuje n'igihe turimo. Ibyo Daniyeli yahanuye byahuzwa n'inyigisho zo mu gitabo giheruka cy'isezerano rishya, ngo ni ibyahishuwe. Satani yateye abantu benshi kwizera ko imigabane imwe n'imwe y'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe cyangwa na Yohana umuhishuzi idashobora kumvikana. Aya magambo mbanjirijeho ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, page 508. Ariko noneho mu ntambara ikomeye banditse ngo iki? Bo baranditse ngo
ababwirizabutumwa ndetse na rubanda bavugaga ko ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe ari ubwiru budashobora kumvikana, ariko Kristo yerekeje abigishwa be ku magambo umuhanuzi Daniyeli yavuze yerekeye ibizaba mu gihe cyabo, maze aravuga ati usoma ibi abyumve neza, mutega amatwi. Ndetse imvugo yemeza ko ibyahishuwe ari ubwiru butabasha kumvikana ihabanye n'izina ry'icyo gitabo ubwacyo, kuko ari ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuba vuba. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Nshuti zanjye, nagira ngo twihute mbakangurire yuko dukwiye kugaruka ku Mana. Yeremiya 8:4 Imana iravuga ngo maze kandi uzababwira uti Uwiteka arabaza ati mbese abantu bago ubutazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo. None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko bagundira uburiganya bakanga no kugaruka? Nshuti yanjye, twerekera ku musozo. Imana yiteguye kukurwanirira. Shyira ubwishingizi bwawe mu Mana. Ya yindi yabanye n'Abisiraheli niyo yiteguye kwambutsa itorero ryayo. Imiyaga igiye guhuha ari myinshi, gusakuza nta kintu bizamara, ahubwo mwituze no mu byiringiro nimo tugiye guhererwa agakiza. Reka duturize mu ijambo ry'Imana no mu masezerano yayo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyuma yo kumva aho ibihe byerekera, tumanitse amaboko, dusanze turi abanyabwoba, dusanze turi abantu batajya biringira, dusanze turi abantu isi yabitsemo ubwoba, ariko dukwiye kukugirira icyizere. Rero ngwino ubane natwe, duhindura abagabo nyabagabo, uturinde kuva mu bwato, kandi byanga byakunda urugendo turimo, nubwo ari urugendo rugoranye turimo guhura n'imiraba myinshi, itorero ryawe rikaba ryiteguye kugendura urugendo kugira ngo rizagere ubwo rihamya ibyo kwihana, ibyo kubabarirwa ibyaha, rihamye iby'ubuhanuzi. Byanga byakunda ibi biri imbere yacu biragoranye, imiyaga itandukanye iri mu nzira zacu, ariko byanga byakunda niho uzatuneshereza. Reka cya kiganza cyawe cyaturishije inyanja kize hejuru y'imitima yacu, kugira ngo abasore babone ituze muri wowe, abakobwa babone ituze muri wowe, abagabo n'abagore babone ituze muri wowe, abayobozi b'amadini bakwemerere ikiganza cyabo kigizweyo, ahubwo icyawe aba ari cyo kigera ku bana bawe, kugira ngo bakubonemo uburuhukiro. Twongeye kukuyereka mu bihe nk'ibi ngibi, ubwo imiraba n'ibintu byose bigiye kwihinduriza ku isi, uduhe kudahindagurikana n'ibihe, ahubwo twiyubake kuri wowe udahinduka, tukubere ubwoko budahindagurika.